yabayeho bwose usanga buzenguruka hafi y'imigezi. Urugero nka civilisation egyptienne cyangwa se ubwami bw'Abanyamisiri. Iyo buvuze icyambere uhita wumva umutwe wawe ahita hazamo uruzi rwa Nili. Uruzi rwa Nili rwabaye isoko y'ubuzima. Urutirigongo ubuzima bw'Abanyamisiri bwigoragurezagaho umunsi ku wundi. Iyi Nili yari yo soko y'amazi rukumbi yanyuraga mu butayu bwa Sahara ikagira mu Misiri iturutse nyine muri Afurika y'Uburasirazuba. Burakomera buba igihangange. Ayo ni amateka. Tukiri mu mateka kandi ugiye kuvuga ubwami bw'Abanyababuloni usanga buzenguruka hafi y'uruzi rwa Efrate na Tigris. Ayo mateka nayo ntiyakwibagirana. Ubundi bwami bwabayeho bwakomeye mu mateka bwose bwabaga bwubakiye hafi y'amazi. Ikintu gakondo cyabaga gikenewe mu buzima bwa buri munsi. Urugero ubwami bw'Abagereki ndetse n'ubwami bw'Abaromani ubwo bwose bwashingiyaga ku nyanja Mediterane. Mu mateka ubwami bwose bwabayeho bwabaga buri hafi y'amazi. Bivuze ko amazi ashobora kuba isoko y'ubuzima bwose bushoboka. Uvuze nk'ubwami bw'Abashinwa uhita wumva uruzi rw'umuhondo cyangwa se Yangtze Kiang. Iyo ngiyo ikaba isoko y'ubwami bw'Abashinwa bwigoragurijeho kugeza aho igihangange ku isi yose bagakora byinshi bitandukanye. Hakorwa ibikorwa by'ububumbyi bakavana muri urwo rufunzo nk'isaso yo kuraraho ubwatsi bwo mu biba by'izo nzuzi bakabukoresha babugaburira amatungo cyane cyane mu gihe cy'amapfa. Ndetse kandi ubuhinzi wariho butangirira. Ubwo rero duhereye ku mateka uwavuga amazi cyangwa se akavuga inzuzi yaba afite impamvu yo gusobanura akamaro kayo mu buzima bw'isi tugezemo uyu munsi n'ibiterambere ryose. Rero mu mateka ariho ryahereye ryaragiye rizenguruka hafi y'imigezi ndetse n'inzuzi. Izi nzuzi nyinshi bitewe n'ubunini bwazo zagiye zikorerwamo uburobyi bwatumaga ubuzima n'imirire n'imibereho muri rusange bishoboka muri ubwo bwami bwa kera. Mu nzuzi kandi cyangwa se mu migezi banakoragamo imyitozo ngororamubiri ifitanye isano ya bugufi no koga. Bivuze ko amazi ari ubuzima ariko kandi ari n'isoko ya byose twakenera. Uvanyemo wenda ko uyu munsi haba hari ubundi buryo bwose amazi yatugeraho mu ngo, ariko akamaro k'inzuzi n'imigezi ntabwo ashobora kwibagirana. Amateka agaragaza ko kuva mu myaka miliyoni 950 ishize amazi n'imigezi byarakoreshwaga. Nk'umugezi cyangwa uruzi ruzwi ko ari rwo rushaje kurusha izindi ku isi ni urwitwa Finke ruhinguranye hagati mu gihugu cya Australia. Nyamara uyu munsi ngeze inzuzi ubuzima bwagiye bushingiraho mu mateka kugeza ubwo n'uyu munsi kiri ikintu gikomeye mu buzima bwa buri munsi bw'abantu ngo kirageramiwe cyangwa se kirugarijwe. Inzuzi nyinshi ubu zaranduye, izindi amazi yazagenda akama bitewe n'ibikorwa bya muntu birimo kuzubakaho ingomero zitanga amashanyarazi, hanyuma amazi yaza akagenda agabanuka ndetse n'akamaro kazo kagenda kagabanuka. Urugero rutangwa ni nk'urugomero runini uretse kubakwa ku ruzi rwa Nili rwubatswe n'igihugu cya Ethiopia. Ibi ngo byaje gutuma amazi yo muri Nili agabanukaho hafi 1/3 cyose. Bikavuga yuko aya mazi yageraga ku Banyamisiri agatunga ubuzima bwa benshi. Yatangiye kugabanuka bikaba bishobora kuba n'ikibazo. Ikindi kandi amazi yo mu ruzi rwa Amazone, uruzi runini kurusha izindi ku isi, naho ngagenda agabanuka kubera ibikorwa bya muntu. Ikindi kandi ngagenda yandura cyane bikaba bishobora gutuma hari ibinyabuzima biyatuyemo bishobora gupfa cyangwa se bikangirika ubuzima niho byishoboka muri ayo mazi. Uyu munsi tariki 2 z'ukwezi kwa kabiri buri mwaka hizizwa umunsi wo kubungabunga inzuzi. Gusa nanone ngo si n'umunsi wo kubungabunga inzuzi gusa, ahubwo ni n'umunsi wo kubungabunga ibishanga byitwa wetlands cyangwa se nyine ibyanya binyuramo iyo migezi. Aha rero ngo hanasabwa yuko ibyo byanya nabyo bigomba kuba bikomye kugira ngo abantu bakomeza kwikoramo ibikorwa biboneye ibyo ari byo byose kandi bwari ubwiza butatse isi. Mu kubungabunga inzuzi n'amazi ngo hasabwa yuko hajyaho uburyo bwo gutunganya amazi aba yakoreshejwe mu ngo kugira ngo asubire mu migezi akeye. Hasabwa kandi gufata amazi y'imvura kugira ngo ye guhita yisuka muri za nzuzi, kuko akenshi ngajyanamo ubutaka n'indi myanda yose akajya kwanduza y'amazi akica n'ibyo binyabuzima bibi yarimo. Abantu kandi basaba gufata amazi no kuyakoresha neza, kuko amazi menshi usanga dukoresha mu ngo zacu atuka muri iyo migezi n'inzuzi. Mu gihe twazo tuyakoresha neza rero tuyapfusha ubusa, bivuze yuko izo nzuzi ziri kugenda tumara amazi yazo tuyangiza cyangwa se tunayanduza. Mu kubungabunga inzuzi ndetse n'ibishanga hasabwa yuko hajyaho ibyanya bikomye, hakajyamo inzira abantu baba bagomba gukoresha ntangiza urusobe rw'ibinyabuzima ndetse n'ibimera biri hafi y'inzuzi ndetse no muri ibyo bishanga.